umva kuko ibihe binyomoza n'intwari. Ibihe binyomoza n'intwari. Ubutayu ni ibihe byose bishobora kudushikira aho umuntu atangira no kuduta no gushidikanya ku byo yamenye ku Mana, ugatangira no gushidikanya. Ntago muzi hano umwana w'umukobwa witwa Amahoro Imana yagurukije, ushobora no gushidikanya ko bitabayeho muri wowe, ukiziramo ko wabirose. Kubera izo mbagarara ngo tuza iringira Imana, tegereza Imana kuko uzongera kuyihimbaza. Imana ihabwa icyubahiro. Tuzi ko isi igeze mu bihe bitoroshe, kandi itorero ry'Imana riracyari mu isi. No kuvuga ko uko ibihe bigenda bishira ibindi, niko n'imbaraga z'umwanzi zirushizaho gukora mu buryo burenze. Birasaba rero ko abizera Imana bamenya ko ibihe bigenda bihinduka, kandi bakamenya ukuntu babihagararamo badahindagurikana nabyo. Igihe cya corona abantu babonye ko ibintu byose bishoboka, yuko n'ibyo udatekereza uyu munsi ejo bishobora kuba. Kuko nta muntu yibazaga ko hazaba igihe aho isi izagera ahantu aho ubuzima buhagarara ku isi yose, nta gihugu na kimwe kivuyemo. Ariko ikibazo rero cy'umwana w'umuntu nuko iyo avuye mu bihe bidasanzwe aribagirwa vuba, ntamenye ko hashobora kuba n'ibindi bihe birenze biriya yavuyemo. Impuguke ziravuga yuko corona yahinduye imiterere y'isi. Ni ukuvuga ngo isi ya mbere ya corona ntabwo izongera kubaho. Ni ukuvuga ngo isi yarafashe iyindi shusho, isi yarafashe ikindi cyerekezo. Byanga bikunda isi ya mbere ya corona yarashize, ubu turi mu isi yindi igana ahandi. Na niyo mpamvu tukiye kumenya ngo hari icyo Imana ishaka ko tumenya mu bihe nk'ibi, kugira ngo tubashe guhagarara nk'uko Imana ishaka, ndetse no kuzahagarara no mu gihe kiri imbere uko ibihe bizaba bimeze kose, mu gihe cyose impanda itaravuga. Ijambo ry'Imana rero ravuga ngo ni gute twatuza hagati y'ibibazo byugarije ab'iki gihe. Gutuza hagati y'ibibazo byugarije ab'iki gihe. Ni bande ab'iki gihe? Ni twebwe. Uwara yapfuye we ntago ibi umureba, ariko nimba uriho uracyabarwa mu b'iki gihe. Gutuza hagati y'ibibazo byugarije ab'iki gihe ntabwo ari guhumiriza nk'uko utari muri iyi si ngo nibyo biri bugwe guhagarara. Ari imvugo cyane cyane muri ibihugu by'Uburengerazuba bavuga ngo cool, cyangwa mu isi y'Abafaransa ngo tranquille. Uvuga cool, uvuga tranquille, ntacyo bihindura. How are you guy? Cool. Gumeze gute? Ngo cool. Comment ça va? Tranquille. Tranquille, cool, ntacyo bihindura. Ibibazo biruko biri. Reka dufate Zaburi ariyo iri bushingireho n'izindi zaburi ya 42. Badusomere ni Zaburi ifite 12. Nigeze kumva no mu ndirimbo mwaririmbye nk'uko imparakazi gira gute. Ni Zaburi turi bwigeho. Hari ibyo Imana yibukubwire nubwo wayisomye, ariko hariho rema y'Imana. Zaburi ya 42 dusomere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12, kuko ifite 12 yonyine.
nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambere nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Mana yanjye, umutima wanjye urihebye, nicyo gituma nkwibukira mu gihugu cya Yorodani, no ku misozi ya Herimoni, no ku musozi wa Mizari. Imyuzure ihamagaranisha guhurira kw'isumo zawe, ibigogo byawe n'umuraba wawe byose birandengeye. Uwiteka yantegekeraga imbabazi ze ku manywa, nijoro indirimbo ye yari mu kanwa kanjye. Niyo nasengeshaga Imana y'ubugingo bwanjye. Nzabaza Imana igitare cyanjye nti, ni iki gitumye unyibagirwa? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufwa yanjye, iyo banshinyagurira bakiriza umunsi bambaza bati Imana yawe iri hehe? Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Amen. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Iyi zaburi batubwira ko ari iya bene Kora, ariko uyisomye neza iravuga ku buzima bwa Dawidi, kuko irimo ibice bikurikira. Uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4, iyi zaburi iravuga icyifuzo. Nidufata iyi zaburi nubwo ari iya bene Kora, tukayibona mu buzima bwa Dawidi, turaza kumva impamvu. Turabona yuko iyi zaburi uyu avugwa hano ari situation arimo, afite icyifuzo. Reka dusomere iyo mirongo 4 ya mbere kugira ngo tugende tuyumva neza. Nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye yo yambere nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Amen. Amen. Hano nidufate iyi zaburi tukayibona mu buzima bwa Dawidi, nubwo nawe afite zaburi nyinshi cyane umwuka wera yamuhaye. Iyi zaburi ya bene Kora nureba mu buzima bwa Dawidi, urabona ko ivuga ibihe runaka Dawidi yarimo, aho mu mutima we hari icyifuzo. Nuvuga ngo hari ikintu cyabaye, hari situation arimo ituma noneho yumva nkaho Imana iri kure ye, kuko aravuga ko umutima we unyotewe Imana nzima, kandi akavuga yuko mu mutima we hatemba amarira ijoro n'amanywa, ngo hanyuma abanzi bakavuga ngo Imana yawe iri hehe? Ari zaburi yindi Dawidi, noneho ni ya Dawidi, zaburi ya 62, cyangwa tubanze ujye ku zaburi ya 63 umurongo wa mbere n'uwa 2. Mana, ni we Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Amen. Ari hehe Dawidi? Mu gihugu cyumye, siko wavuze?
zaburi ya Dawidi ngo yahimbye ubwo yari mu butayu bw'Ibuyuda. Bivuga ngo hano avugira mu butayu, none agiye mu butayu gukora iki? Ariho arahigwa. Umwami Sawuli n'ingabo ze bari barahiga Dawidi kugira ngo bamwice, kuko ubuzima bwinshi bwa Dawidi bwari ubuzima bw'intambara. Yamaze igihe kirekire mbere yuko yima ingoma, nubwo yari yarasizwe, agenda yisha mu buvumo, yisha Sawuli ashaka kumwica, kuko Sawuli yamenye ko Dawidi niwe azamusimbura ku ngoma. Rero yaramuhigaga, rimwe akanahungira no ku banzi ba Isirayeli ari Abafilisitiya. Hano rero Dawidi avugira mu butayu. Ese mu butayu hari ubuhe buzima? Mu butayu bamwe bashobora kuba batigeze banabona ubutayu. Ubutayu cyane iyo nubwo waba utaragenda n'amaguru mu butayu bwa Sahara tuvuge, iyo uri mu ndege ugenda ukanyura muri abici, niho ubona ubutayu icyo ari cyo. Nta nakatsi ubona, ni ibitare n'umusenyi, miles na miles, ibirometero n'ibirometero. Aho niho Dawidi ari. Ngo Mana, ngo ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye. Dawidi rero ari muri iyo condition, ari mu butayu, ari warahigwa, ubuzima bwe buri mu kaga. Hano ntabwo ari mu nzu y'Imana, ari mu butayu. Ubutayu twumvise ko ni ahantu haruhije, nta mazi arimo, na niyo mpamvu yavuze nk'uko impara ishaka amazi. Kuvuga ngo ari mu butayu, amazi ahembura ubugingo n'ubusabane n'Imana ye. Mu butayu hari ukwiheba kwinshi, mu butayu hariho kugwa isari, mu butayu hari akababaro. Ni mu gihugu cyumye, ngo kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Aho niho zaburi rero ya 42 twavuze, amen, ihita imurikirwa n'iyi zaburi ya 63. Iriya 40 ya mbere ya zaburi ya 42 ihita ikwereka condition Dawidi arimo. Ari muri condition aho ari mu buzima yumva yuko Imana itamutabaye ibyo bizaba birangiye. Hanyuma ngo abanzi baravuga ngo Imana yawe irihe, kubera yuko condition arimo ntabwo bigaragaza ko Imana ye ikiri kumwe nawe. Ntabwo bigaragaza yuko Imana yavuze, Imana aririmbiye, Imana yahamije, Imana yigaragaje mu buzima bwe kuva ari umwana muto. Aho ntabwo iboneka. Abanzi rero hano baramubwira ngo Imana yawe irihe. Hano nibatubwira abanzi abaribo, ariko umenye ko muri zaburi nyinshi za Dawidi avuga abanzi mu buryo bw'umwuka, akavuga ngo imbogo zarankikije. Nuvuga ngo hano abadayimoni baramwongorera muri ubwo butayu arimo, muri ubwo buvumo, muri ibyo bitare. Abadayimoni baravuga ngo ese Imana irihe? Igihe cya COVID amatorero menshi ku isi yarafunze kubera azaguma mu rugo. Ibyo bihe nta muntu yigeze yibaza ko bizigera bibaho, ariko byarabayeho. None ingaruka ya COVID, ya corona mu bihugu byose, uretse imibereho y'abantu yahungabanye, ariko rero mu buryo bw'umwuka nkatwe naho ibintu byarahungabanye, kuko nyuma hamaze kuvaho zaguma mu rugo ku isi, amatorero menshi
kugeza n'uno munsi ntabwo arongera kugira na kimwe cya gatatu cy'abari mu itorero. Bivuga ngo 2/3 byarasubiye mu isi. 2/3 byarasubiye mu isi. 2/3 by'abantu bari mu itorero mbere ya corona ntago bagarutse. Ni ukuvuga ngo rero iyi zaburi ya Dawidi ariho aravuga ko yageze ahantu aba mu butayu, aba mu buzima bukomeye, aho presence y'Imana abadayimoni bavuga ngo ese Imana yawe iri he? Ngo ariko umutima we ukanyotegwa kandi iyo Mana yongere yigaragaze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iyi zaburi ya 42 imirongo ya mbere twumvise ko Dawidi nituyaplika kuri Dawidi ari muri condition y'ibigeragezo bikomeye kugezaho abanzi bavuga ngo Imana yawe irihe. No mu gihe cya corona ibi bibazo byabaye ku bantu mu bitekerezo byabo, turaza kubibona hariya mu yindi zaburi. Abantu bahuye n'ingorane, bamwe mu kazi karahagaze, abandi katahagaze ntibahembwe, abandi bahembwe nabi. Ibi bibazo rero ku bantu benshi ntibyabuze kuba, nko ku bantu bitwa ko bari abakristo. Ngo se ko hawanditswe ngo sinzaguhana, sinzagutererana, nzaba ndi kumwe nawe. Zaburi ya 23 Uwiteka niwe barayisenze, barayisubiyemo. Hanyuma amajwi akaza, ese ya Mana irihe? Ya Mana ikora ibitangaza irihe? Nubwo isi isa naho yavuye muri corona, ariko murabona ko corona yasimbuwe n'ibindi bibazo. Intambara ya Ukraine iraduka n'ingaruka zayo ku isi yose. Ubuzima burahinduka, n'ubu bigihinduka mu buryo impuguke zitandukanye zo ibyo zivuga mu gihe kiri imbere ni bibi cyane. Nuvuga ngo kuvaho corona yaje, Imana yafunguye chapitre yindi kuri isi. Imana yafunguye ibindi bihe kuri isi. Kwiziba amatwi no gufunga amaso umeze nk'ababandi ngo how are you guy? Ngo cool. Ngese ngo bimeze gute? Ngo sawa. Uzamura ukuboko kumanura urutoki ntacyo bihindura. Kuru yawe ni kuru yawe. Satani ntabwo azi kuru yawe. Ayumvise? Kadukomeze muri zaburi. Imirongo ya mbere tumvise ko Dawidi ari mu butayu, aho ngo abanzi bamubaza ngo Imana yawe irihe. Tufatire umurongo wa 5, tugeze ku murongo tufatire umurongo wa 5. Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Amen. Amen. Hano Dawidi atangiye kuba nostalgique, atangiye kwibuka ibihe byiza byo mu nzu y'Imana. Kandi tumuhunda dusubiremo. Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana, tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Amen. Amen. Hano ariho aribuka ibihe byatambutse ataragera mu butayu. Mu gifaransa aravuga ngo je me rappelle avec effusion de cœur. Vuga ngo abyibukana, arabyibuka umutima we ukamera
nk'usimbuka muri we, effusion de cœur. Aribuka ibyo bivuga ngo ari mu butayu, ariko mu buryo bw'umwuka, aho kugira ngo agume areba ubutayu n'ingorane zaho, mu buryo bw'umwuka afashe urugendo asubira inyuma atarajya mu butayu. Hanyuma aba muri ya bihe aho yibona ari imbere y'isinzi ry'abantu bagiye bose banezerewe baririmba bagiye mu ngoro y'Imana. Amen. Hallelujah. Présent. Ibihe arimo Dawidi ari mu bihe bikomeye. Amaze kuvuga situation arimo. Zaburi iravuga yuko abanzi bamubaza ngo Imana yawe iri hehe. Umutima we uranyotewe presence y'Imana, ntayabona. Ubugingo bwe buri mu kaga. Noneho aho kugira ngo agume muri iyo situation arimo yo kwiheba y'ubutayu y'igihugu cumye kitagira amazi, ahari urupfu gusa, mu buryo bw'umubiri aracyari mu butayu no muri ibyo bitare, ariko mu buryo bw'umwuka aragiye isubiye inyuma mu mateka, aho yari mu bihe byiza, ibihe byo kuba mu nzu y'Imana n'abantu b'Imana bahimbaza Imana. Imana ishimwe. Hanyuma byibutse rero, haleluya, ahita bivomamo imbaraga, avoma imbaraga mu bihe byiza yanyuzemo, ibihe byiza byo kubana n'Imana, ibihe byiza byo kuba mu iteraniro ry'Imana, ubu butayu butaraza. Hanyuma abivomamo imbaraga, ahita abwira rero umutima we, hariya ku murongo wa 6 n'uwa 7, mutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ari mu butayu. Amen. Asubiye inyuma mu mateka, ibihe byiza mu nzu y'Imana, ayisabwira umutima we ngo niki gituma wiheba. Ni iki gitumye umpagararamo? Niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana. Ujye utegereza Imana. Kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Niyo gakiza kanje kandi niyo Mana yanjye. Dawidi rero aravugana nande? Aravugana n'umutima we. Hano aravuga, abwira umutima we ibyiringiro afite muri yo Mana, kuko abivuga muri future ngo nzongera biriya bihe mbere yuko njya mu butayu. Haleluya. Biriya bihe nzongera kubigira, nzongera kwishima, nzongera kuba hagati y'iteraniro ry'abera duhimbaza Imana rurema. Amashimenje ku Mwami Yesu Kristo. Rero abantu b'Imana, kubera ko ibihe byo mu isi bitaguma kwa kundi, biguma bihindagurika, abantu b'Imana hari igihe biba ngombwa ko basubira kwibuka ibihe byiza bagiranye n'Imana, kugira ngo babivomemo imbaraga, mu mwanya wo kwiheba havuke ibyiringiro. Haleluya. Turaza kumva impamvu ngo mutima wanjye ngo niki gituma wiheba ukamagararamo. Izi mpagarara n'iziki? Haleluya. Ngo wongere ugire gute? Espère en Dieu. Wongere ujye utegereza Imana. Ujye utegereza Imana. Ujye utegereza Imana. Haleluya. Ngo kuko nzongera kwishimira agakiza kayo. Nzongera kwishimira agakiza kayo. Ikibazo rero dufite niki? Iyo tugeze mu bihe bigoye, dushakisha ihumure mu bantu no mu bintu. Ntabwo twongera kwibuka ko hari ibihe twagiranye n'Imana, ahubwo dushakisha ihumure no gukomezwa no guhumurizwa mu bantu no mu bintu tubona muri uwo mwanya, hanyuma bikadutenguha, tukaba déçu,
tukaba disappointed, kuko ngo havumwe wiringira umwana w'umuntu akimura imana nzima. Haleluya. Dawidi arakomeza ku murongo wa 7 yongera gusubiramo ayo magambo. Mana yanjye umutima wanjye urihebye, nicyo gituma nkwibukira mu gihugu cya Yorodani. Ngo mana yanjye umutima wanjye urihebye. Mana yanjye umutima wanjye urihebye. Nawe umaze kugeraho umutima wiheba? Niba namaze kugera mu nk'ibyo umutima ukiheba, kiretse indyarya. Nimba abantu b'Imana nka Dawidi bagera mu bihe umutima wabo wiheba, wowe urinde wowe. Kandi wambwira ko ufite imyaka 20, 30 cyangwa hejuru ukaba utarahura n'ibintu situation aho ushobora kwiheba? Ntago nyikwifuriza, ariko ni ngombwa iyo uri muri isi witeguye guhura n'ingorane zarizo zose, kuko ntago ushobora kuvuga wowe ufite immunité. Ndashaka kubwira ngo nta muntu ari blende ku bibazo by'isi, kubera ko ibibazo by'isi biraza, kandi iyo haleluya udafite icyo turi buvuge ntago uri blende. Ni ngombwa, kuko ntago uri ibuye, ni ngombwa uribaza, kuko l'homme a toujours peur de l'inconnu. Umuntu igihe cyose afite ubwoba bw'ibyo atazi biri imbere. Imana yabwiye icyubahiro, Imana yabwiye icyubahiro. Haleluya, amen. Urumva niko bimeze. Hano rero Dawidi iyi Zaburi ya 42 nituyapurika ku buzima bwa Dawidi, aravuga ngo umutima wanjye urihebye. Kandi birumvikana impamvu yihebye, kuko ari muri conditions zikomeye, aho presence y'Imana atayibona, kugeza abanzi bavuga ngo Imana yawe irihe. Reka dukomeze. Yongera kandi gusubira inyuma, amaze kuvuga ngo umutima wanjye urihebye, ariko ntabwo ari bugume muri yo gereza yo kwiheba. Yongera kandi gusubira inyuma mu mateka. Haleluya. Hariya ku murongo wa 9 na 10 umviriza. Uwiteka yantegekeraga imbabazi ze ku manywa. Ikiza kubwira ko ari le passé, ngo le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. Ni muri passé. Uwiteka yantegekeraga imbabazi ze ku manywa, nijoro indirimbo ye yari mu kanwa kanjye. Hari igihe abantu b'Imana bagera muri situation n'indirimbo zigakama. Mwabibise? Hano ariyo aravuga muri passé, mu bihe byashize. Niyo nasengeshaga Imana y'ubugingo bwanjye. Ngo j'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. J'ai adressé dans le passé, in the past. Nzabaza Imana igitare cyanjye nti, ni iki gitumye unyibagirwa? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Ari umunyarwanda ngo nzabaza muri future. Hano avuye muri passé, aho yibuka ibihe byiza, aho yaririmbiraga Imana nijoro ku manywa na nijoro ubuntu bw'Imana bumuriho, hanyuma agasenga Imana ye. Haleluya. Anezerewe, yishimira ukubaho kw'Imana, agoswe n'imbabazi z'Imana, atwikijwe n'ubuntu bw'Imana. Hano ku 10 bavuga ngo je dis à mon Dieu. Ako kanya ngo arabwira Imana, amaze kwibuka ibihe byiza, none abwira Imana. Ni iki gitumye unyibagirwa? Ngo niki gitumye unyibagirwa? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufwa yanjye. Iyo banshinyagurira bakiriza umunsi bambaza bati, Imana yawe iri hehe? Amen. Amen. Haleluya. Kandi aho kugira ngo ibyo bibazo abaza Imana ngo yamwibagiwe, aho kugira ngo agume muri ibyo bibazo muri yo gereza, kandi aho umwanzi agomba kumutsindagirira mu kwiheba, Dawidi yisoresezi. Yongera kandi aravumbuka na Satani, aravumbuka na madayimoni yo kwiheba,
ahita avuga aya magambo rero arangiza iyi zaburi. mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo? ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Iyi zaburi ntabwo irangirana no kwiheba. Iyi zaburi irangirana n'ibyiringiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo avuze ngo birarangiye, Imana yaramebye, ibibazo byanjye ntabwo bibona, ntabwo tumubona arangiza yivovota, ariko kandi ntabwo yirengagiza ibyo arimo. Situation arayireba, arayidekriva, ntabwo ariho aravuga ibintu nk'uko bitari. Ntabwo kwizera mu Mana biguhisha ibibazo, ahubwo kwizera mu Mana biguha imbaraga yo kubifesinga, bikakureba nawe ukabireba. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu bihisha ibibazo bakaba bati ngo bagiye kwihisha mu masengesho. Ntabwo tujya kwihisha mu masengesho, ahubwo umuntu w'Imana nk'uko Dawidi yabikoze hano, ararokonesa, aremera situation arimo. Ari mu butayu, arahatagira amazi, hari urupfu, byose arabivuga. Aranavuga ngo umutima wanjye urihebye. Ntabwo ari indyarya ngo avuge ngo ndakomeye ye Dawidi, nishe amadubu, nishe Goliyati. Oya, aravuga ngo umutima wanjye urihebye, abanzi barambaza ngo Imana yawe irihe, bankoba. Ariko turabona yuko kwibuka ibihe byiza n'Imana yabivomyemo imbaraga. Noneho aratura imbere y'abanzi be, abo badayimoni, imbere y'ibyo bibazo muri ubwo butayu, aratura ngo nubwo bimeze gutya, nubwo ibi bihe ari ibihe by'ubutayu, nubwo ibi bihe ari ibihe byo kuba mu gihugu cyumye, haleluya, aho hari ukwiheba gusa, ariko icyo nzi, biriya bihe byiza nzongera kubigira, nzongera gushima Imana yanjye, haleluya, nzongera kuririmbira Imana yanjye, nzongera kuyisenga, nzongera kwibwira abandi, nzongera kuyihamiriza. Ntabwo nzaheranwa no kwiheba, ntabwo nzaheranwa n'agahinda, kuko Imana yanjye, haleluya, ndazi ko izongera kumpa ibihe byiza. Hari indi zaburi ivuga, umviriza, mu Kinyarwanda ntabwo bisobanuka neza, ariko iyo tuyisoma muraza kumva ibyo ari byo. Tujya muri zaburi ya 94 ku murongo wa 18 na 19. nkivuga nti ikirenge cyanjye kiranyereye, imbabazi zawe Uwiteka zarandamiye. Iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Amen. Hano ngo quand les pensées s'agitent en foule, s'agitent en foule au-dedans de moi, ngo ibitekerezo byisukiranya, ngo muri ye, bikisukiranya nk'uko amazi, abamaze kugera ahantu hari chute y'amazi, ahandi bakunda kubaka amasantrale electrique, ngo iyo ibitekerezo byisukiranya, quand les pensées s'agitent en moi en foule, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, ibitekerezo bikisukiranya, ni byiza se? Ni ibitekerezo byisukiranya bibi bikwihebesha, umwanzi agasuka ibitekerezo bikaza nk'imvura muri wowe. Bigenda gute? Dawidi aravuga ngo guhumuriza kwawe, guhumurizwa, tes consolations réjouissent mon âme. Haleluya, haleluya. Bavuze ko mu Kinyarwanda hari ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. None se Imana imuhumuriza mu yihe nzira? Ni mu kwibuka bya bihe, kwibuka ibihe yagiranye n'Imana, akibuka amasezerano y'Imana, akibuka gukora kw'Imana, akibuka amateka ye afitanye n'Imana. Ibyo rero nibyo biza
noneho bikanesha bya bitekerezo bibi, les pensées négatives, byisukiranya mu muntu w'Imana kugira ngo yihebe. Uko imaze kwiheba, Satani amaze gushira hasi, akagukandiga rero kakwibasira, kakuribata neza. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, ari ugera mu bihe aho ibitekerezo bitaguha agahenge kubera situation urimo, kubera ibibazo urimo, ibitekerezo bikisukiranya kugira ngo bikurangize. Kandi intego yabyo ni ugusenya n'akatome gato, akantu gato gatonyanga ufite gasigaye ko kwizera no kwiringira mu Mana. Niyo ntego yo bitekerezo. Ariko ngo consolation, guhumurizwa, biratuvuga ngo guhumurizwa duheshwa n'ibyanditswe byera. Imana ikoresha amagambo yayo kugira ngo iguhumurize, ikakubwira ngo ibuka kiriya gihe warizeye amagambo narabikoze. Imana ihabwa icyubahiro. Ndamya ko muri kiya gihe cya covid, aho ibintu byose byari byahagaze, abantu batemeye gutsikamirwa n'ibitekerezo by'umwanzi, bagahagarara nka Dawidi mu butayu, bakikomeza mu Mana, bibuka amateka, bibuka iby'Imana yakoze, imirimo y'Imana. Ndahamya ko abo bantu barabonye gutabarwa kw'Imana. Amashimeje ku Mwami Yesu. Hallelujah. None ko tumaze kumva aya magambo, hariho situation Dawidi ari mu butayu, yatubwiye ibyaho, nta hantu ho kwiheba, nta buzima buhari, nta byiringiro, nta ndirimbo, nta masengesho. Ibyo byose abivuga muri passé, abivuga mu gihe cyashize atarajya mu butayu. Ibihe byiza yari afite, kuririmbira Imana hamwe na bene data, gusenga Imana hamwe na bene data. Amen. Kubyinira Imana hamwe na bene data, kuba mu iteraniro ryera, ibihe byiza byo mu mwuka. Ariko akavuga ngo ibyo yabivomyemo imbaraga, akabwira umutima we ngo kuki wihebye. Hallelujah. Kuki wihebye? Kubera ikizo mbagarara ngo tuza iringira Imana, tegereza Imana, kuko uzongera kuyihimbaza. Imana ihabwa icyubahiro. Ngeze hano rero hakomeye rero na niwo musozo. Umviriza, nimba uri mu bihe bikomeye cyangwa uzabigeramo ejo, n'utamenya ibyo ushaka kuvuga, bizaguherana. Imbaraga zo kunyura mu bihe bikomeye ibyo ari byo byose zihagaze ku kintu kimwe. Mashaka kimenya? Nukumenya iri banga. Hano muri iyi si byose birahinduka, byose bizahinduka, abantu barahinduka kandi bazakomeza bahinduke, ibintu birahinduka, bizashishikara bihinduke, situation irahinduka, izongera ihinduke. Nta kintu na kimwe muri iyi si kiri stable. Ruvuga ngo niwiringira muri ibi biri hano mu isi ufite ibibazo. Rero icyatuma unyura mu bikomeye nka Dawidi, ibihe bigahinduka ariko ntuhindukane nabyo. Hallelujah. Ibanga no kumenya. Hallelujah. Guhanga amaso aho ibintu bidahinduka. Aho ni hehe? Reka dusome vuba. Abakorinto wa mbere 15:25-26. Ibi ni ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho uwo ni Yesu. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Amen. Amen. Hano Paulo aravuga ibyizuka ariko yibanda ku izuka rya Yesu Kristo. Aravuga ngo umwami Yesu kuva yazutse mu bapfuye. Hallelujah. Hallelujah. Petero aravuga ngo
yagiye yicara iburyo bwa data, ahabwa gutwara abatware, abanyabubasha, haleluya, bose bagatwarwa nawe. Amaze kuzuka mu bapfuye, ngo yagiye mu ijuru yicara iburyo bwa se, akaba atwara abamarayika n'abafite ububasha bwose. Paulo aravuga ngo kuvaho yazutse mu bapfuye akwiye gutegeka kugeza abanzi bose bashigwa munsi y'ibirenge bye, kandi umwanzi wa nyuma azashigwa munsi y'ibirenge bye ngo ni rupfu. Amen. Arugezaho ntago birafunguka, mumve neza. Dore rero position Yesu afite uyu mwanya ndiyo ndavuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusome muri Petero wa mbere ibice 3:18-22. Nuguhishurirwa ibi bituma ushobora kunyura mu bihe bikomeye byose, ariko umutima wawe ntiwihebe. Petero wa mbere 3:18-22. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduye mu muzima mu buryo bw'umwuka. Niwe yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse n'umunani bakijijwe n'amazi. Na n'ubu amazi niyakibakiza, namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Kuzuka kwa Yesu Kristo, uri iburyo bw'Imana, uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru, amaze guhabwa gutwara abamarayika, n'abafite ubutware, n'imbaraga. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. No kugira ngo tubijyanye n'ibi, reka twusome vuba mu Efeso igice cya mbere ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 23, hanyuma twumve amagambo yo gusoza. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose, n'imbaraga zose, n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe cya corona n'intambara ya Ukraine, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero, ngo abe umutwe waryo, usumba byose, naryo ribe umubiri we, ushitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Kurikira rero, mu bihe bikomeye ntabwo utabarwa n'ikindi, ukwiye kumenya ibi. Tuvukira mu isi ihindagurika, tuvukira mu isi aho ibihe bigenda bishira ibindi. Twese turi hano mu mwaka wa 2022. We ntabwo uzi mu mwaka utaha hazaba hari iki. We ntabwo uzi mu mwaka utaha uzaba urihe. We ntabwo uzi mu mwaka utaha isi izaba iri mu bihe. Ariko Imana irabizi. Icyo wamenya niki? Isi yahawe kunyura mu bihe binyuranye. Amateka agizwe n'ibihe bigenda bikurikirana binyuranye, buri gihe gifite ishusho yacyo. Na niyo mpamvu mu isi ubona abari bakomeye ejo si baza bakomeye ejo hazaza. Abanyantege b'ejo hashize bashobora kuba abanyambaraga b'ejo hazaza. Buddhisme nivuga ngo, umviriza, rien n'est permanent sinon le changement. Ngo nta kimwe gihoraho kiretse guhindagurika kw'ibintu. None ko turi mu isi ihindagurika, ko turi mu isi ifite ibihe bigenda bishira ibindi, nta n'umwe afite maîtrise ku bihe, nta n'umwe afite ubutware ku bihe. None niba twaravuye mu bihe bya corona, twarabonye ibyayo, none turi mu bihe isi yinjiye mu mpagarara
z'intambara z'urudaca hirya no hino ku isi. Isi izaza ejo, impuguke zifite amagambo ari negatifu. Ntabwo bavuga ko isi iraza kumera neza ejo, kandi bafite raison ko bashingira ku byo babona. None twebwe abantu b'Imana, twebwe itorero ry'Imana, nimba Yesu atinze kuza gato, tukanyura mu bindi bihe bikomeye, aho bigerageza ukwizera kwacu, aho tuba nko mu bihe by'ubutayu Dawidi yarimo, aho imitima yacu ishobora kwiheba, aho amasengesho ashobora gukama, aho indirimbo zishobora guhagarara kubera ibihe umuntu arimo. Hano none ndabwira abantu bigeze gukizwa cyangwa bakijijwe none, ariko nimba utarakizwa wowe, ibyo bihe ntabyuzi. Kuri wowe n'ubwiru ntabyuzi. Ndabwira abantu bigeze gusabana n'Imana, ndabwira abantu bigeze guhamagara Yesu bakamubona, ndavuga abantu bigeze kwizera Imana bakabona imbaraga zayo, ndavuga abantu bigeze kwexperimenta ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Haleluya, haleluya. Ndavuga abantu bigeze kugira ubusabane n'Imana, bazi ko Imana atari umugani, bazi ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana. Haleluya. Ndavuga ku bantu batabwirwa Imana ariko bayibonye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuga ku bantu bavuga ngo Imana narayibonye. Ndabwira abantu bavuga bati Yesu ntabwo ari umuntu historique gusa yabaye mu mateka, Yesu ni muzima. Haleluya. Ndamuzi. Haleluya. Nugera mu bihe bikomeye tutazi biri imbere, icyagutabara nkuko Dawidi yari mu butayu, ntuheranywe n'ubwoba, ntuheranywe no kwiheba, nuko amenya ngo muri iyi si nta butabazi buhari, mu bana b'abantu nta butabazi buhari, kuko ibinyeganyeza wowe birabanyeganyeza nabo. Ibigutera ubwoba cyangwa ibyagutera ubwoba nabo birabatera ubwoba. Aho gutabarwa n'iki? Utabarwa no kumenya ngo hari ahantu hatanyeganyezwa, hari ahantu hatanyeganyezwa, hari ahantu aho ibihe bidashira ibindi, hari ahantu hari stable, hari ahantu hari present eternel. Yesu ari iburyo bwa Se, yahaye gutwara byose, ubutware bwose buri munsi y'ibirenge bye. Haleluya, haleluya. Hariya niho hari ubutabazi, hariya niho ashobora gutabara iyo ubutayu bukugezeho. Haleluya. Hariya niho ushobora kwizera yuko hari imbaraga, haleluya, zirenze imbaraga zihishe inyuma y'ibihe byose nubwo byaba ari bibi. Tukwiye gutangira kwiga kwiringira ubutabazi buva mu ijuru. Tukwiye gutangira kwiga kutiringira bene Adamu abinyama n'amaraso. Tukwiye gutangira kwiga kutiringira ibyo dutunze, kuko uko byaje niko bishobora kugenda. Nta mbaraga ziri mu by'inyama n'amaraso, nta mbaraga ziri mu byo ubonesha amaso wowe, kuko mbere yuko twebwe tubaho hari abandi batubanjirije baratambutse. Mbere yuko twebwe tubaho hari abandi batubanjirije bari bazi ko bafite imbaraga baratambutse. N'abikige nabo hazaga igihe batambuke bagende. Ibihe bigenda bishira ibindi n'abantu bavaho basimburwa n'abandi muri iyi si. Ariko ahantu hamwe gusa uwicaye kuri ya ntebe najya asimburwa. Uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo amaze kuzuka mu bapfuye, yazamutse mu ijuru, abigishwa be bamureba. Haleluya. Ku musozi wa Elayono yicara iburyo bwa Se. Niwe afite ubutware mu ijuru, mu isi no mu kuzimu. Yesu niwe afite ubutware. Nimbira ijambo ari ukuri, tumenye ngo nubwo isi yabirinduka. Haleluya, haleluya. Bibiliya iramwita rutare. Nimba ari rutare ni ukuvuga ngo ari stable. Nimba ari rutare ntabwo we ahungabanywa n'ikintu na kimwe. Hageze yuko tuva kubaka ku musenyi, hageze yuko umuntu yubaka ku rutare. Urutare rw'ibihe ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya.
ejo ni haba ibihe bikomeye cyane birusha ibya corona, uzahagarara gute mwene data? Aho udashobora kubona no gukupesha n'amafaranga 2,000. Birashoboka. Aho ubona abana bakuri imbere bamaze iminsi 3 batarya, aho ubona mu nzu nta kintu gihari, n'amafaranga wingira muri banke ntayo, kuko ibintu uko byaje ndiko bigenda. Nababwiye ngo ibanga rya Dawidi ntabwo ari kwihisha ukuri. Abantu bikigere bafite uburwayi bwitwa, umviriza, bafite uburwayi bwitwa le déni de la réalité. Nuvuga ngo ibintu bihari niba bihanga amaso bakabaho nk'uko bidahari. Kwishiramo ko bidahari ntago bikuraho. Le déni de la réalité ni indwara mbi. Isi iri mu bibazo, ça c'est la réalité. Tubyemera tutabyemera. Isi zinjira mu bibazo birenze, uko n'ukuri. Ntabwo ari impuguke zibivuga gusa, na Bibiliya bivuga. Mwabyumvise? Nta n'umwe ashobora kubihagarika, parce que l'histoire est en marche. Amateka rero agenda niko Imana yabigennye. Bibiliya iravuga ngo uko Yesu yenda kugaruka ibihe bizakomeza kuba bibi. None nakubaza, ibihe biri imbere ko nanjye tutabizi, nihazi ibihe birenze ibya corona, uzahagarara gute wowe? Uzahagarara gute? Uziringira nde? Uziringira nde? Uziringira iki? Muzi ko ashobora kuba ibihe aho ni sambu yawe ufite uyu munsi ishobora kuba ifite agaciro ka miliyoni 20 tuvuge, hari igihe ushobora kwifuza 5,000 ukabibura. Uravuga ngo ni inzozi. Genda muri za Amerika 2008 igihe haba crise financière, habaga amazu y'amadolari 20 miliyoni 20 y'u Rwanda, kandi inzu zikabura abazigura. Byarabaye. N'ubu impuguke ziravuga ngo crise yenda kuza ku isi, crise financière igakubitana na crise économique. Hashobora kuba ibintu nk'ibyo, aho ikintu gifite agaciro ka miliyoni y'amadolari ushobora gushaka uguha amadolari 100,000 ukamubura. Ibyo bibaho. Ni muve muri le déni de la réalité, ni muve mu kwihisha ukuri, ahubwo tangira. Umunyabwenge yitegura mu Mana hakiri kare. Amashimeje ku Mwami Yesu. Hano umviriza, ndandagije, hano turi muri teori y'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo uzahunga pratique, kuko hazaba ibihe urimo aho bikubaza ya Mana yawe irihe. Wabyumvise? Dawidi ngo abanze baramubaje ngo Imana yawe irihe, ya Mana irihe. Hashobora kuza ibihe aho ibyo bihe bikubaza ya Mana yawe irihe. Uriya Yesu wavugaga ari no gutabona abantu bakubaza gutya, amajwi azabaza ati ya Mana yawe irihe. Niyo hano no kwiterera kwacu hejuru hano kuzashikwa ku munzani. Mwabyumvise? Kuko hariya nabwo ari teori, ntabwo ari gusubiramo zaburi mu mutwe. Hariya rero niho hari ijambo Imana yavuze mu gitabo cya Daniyeli ngo muri icyo gihe gikomeye, haleluya, ngo abazi Imana yabo bazakoreshwa iby'ubutwari. Piga amakofi. Abazi Imana yabo bazakoreshwa iby'ubutwari. Ni abazi Imana yabo. None wowe uyu munsi uravuga kuyizi, tuzamenya ko wayimenye mu bihe bikomeye. Usabe, iyo abantu bari mu buzima busanzwe nk'ubu hano, ntushobora kuvuga ngo urazi Imana. Ushobora kwibeshya wowe. Wabyumvise? Ndarangije. La preuve ikibyerekana, corona yakubuye benshi mu byo kwizera. None abo bantu ntibagiye. Uyu munsi w'abapagani, uyu munsi ni muhura nabo. None se byagenze gute? Bari bazi Imana. Oya, mu bihe bimeze gutya twese tuvuga ko tuzi Imana. C'est dans la diversité
que l'on remarque ceux qui connaissent leur Dieu. Ni mu bihe biri against you, ni mu bihe aho ubona yuko ibintu birwanya, haleluya, byatuze wari ufite mu Mana, ibintu bikarwanya byatuze, kuko kwizera kuzana ituze, ibyiringiro bizana ituze. Iyo uri mu bihe rero bikomeye, aho niho rero bigaragarira ko uzi Imana cyangwa utazi Imana. Ntabwo kumenya Imana ubirebera mu bare wari mu masengero. Ingero ni nyinshi iyo ibihe bihindutse, ariko uyu munsi Imana yantumye kuri wowe kukubwira ngo ntabwo isi yinjiye mu bihe byiza. Isi iri mu bihe bibi kandi irakomeza kwinjira mu bihe bibi birushijeho. None turageza gute? Hageze yuko dukura amaso ku biri mu isi. Utunze iby'isi amere nk'utabitunze. Ufite abantu bakomeye yiringira amere nk'utabafite. Kubera yuko ibihe iyo bikomeye, ibyo byose bihinduka amazi. Uhitumera nka Dawidi mu butayu, ngo umutima wanjye Mana urihebye, ariko akomezwa nuko yamenye iyo Mana. Ahita abwira umutima we, kuki wihebye? Haleluya, haleluya. Kuki izo mpagarara? Wongere witega Imana, izongera ikuzamure mu bihe byiza. Haleluya. Uzongera wishime. Uyu munsi rero Imana yashaka uva muri teoriya ya magambo, tangira kwiexersa, tangira gukora imyitozo yo kwiringira iri mu ijuru, yo kwiringira wicaye iburyo bw'Imana. Haleluya. Uriya ntabwo azagutenguha, uriya ntabwo azagutererana, uriya ntabwo azaguheba, uriya uzamubona. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu aseruka mu bikomeye. Haleluya. Yesu aseruka iyo umwana w'umuntu ari mu butayu, impande zose nta gutabarwa. Iyo azamuye amaso ntongere kureba ubutayu n'ibitare, akareba Yesu iburyo bw'Imana Data, nta kabuza Imana iraseruka. Yesu aratabara. Yesu mu gihe twibereye mu buzima busanzwe kenshi ntabwo umubona. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Amen. Ntabwo umubona. Ariko iyo abantu bamwiringiye, bamwizeye mu bihe bitakwiringirwa, aho niho Yesu aseruka. Aho niho Yesu aseruka. Ariko ikibazo ni iki? Ni bangahe banesha iyo mpagarara y'umutima, uko kwiheba k'umutima iyo bari mu bihe bikomeye by'ubutayu? Ni bangahe? Ntabwo ari benshi. Ntabwo ari benshi. Ntabwo ari benshi. Benshi batangira kubaho nk'abapagani. Behavior zabo zibazaga ipagani. Aya magambo mubwiye na magambo Imana yantumye kuri mwe. Hari igihe uzabazwa n'abadayimoni. Ya Mana yawe irihe? Ya Mana yawe irihe? Utangire kwitwara nk'abapagani batigeze banakandagira no mu nzu y'Imana. Uyu munsi ntushobora kuvuga ati uriya muntu koko ashobora guhinduka. None wowe uri hano, uzi mu myaka iri imbere haza wiki? Nobody knows, only God. Jewe nimushaka mu ntera amabuye, Yeremiya ngo bamwise ngo le prophète de malheur, kuko yaraserukaga hari Yeremiya ati ya wa mugabo w'ibyago araje. Ntabwo ari ministeri nziza yo kuvuga ukuri, kuko ministeri abantu bakunda nibabwira ibyiza, kubasiga amavuta. Ariko je nacyo bintwaye, pourvu que mvuga icyo Imana yambwiye. Umva, kuko ibihe binyomoza n'intwari. Ninde yabyumvise? Ibihe binyomoza n'intwari. Ndarangije. Ubutayu ni ibihe byose bishobora kudushikira, aho umuntu atangira no kuduta no gushidikanya ku byo yamenye ku Mana. Ugatangira no gushidikanya. Ntago muzi hano umwana w'umukobwa witwa Mahoro Imana yagurukije?
ushobora no gushidikanya ko bitabayeho muri wowe, ukishyiramo ko wabirose. Jye nabonye ibintu byinshi muri ministeri nkorera Imana, ariko iyo umuntu ageze mu butayu ushobora no kwibaza ko biriya bintu ntabwo byabayeho. Kuko niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo abanze bakamvuga ngo Imana yawe irihe. Rero uyu munsi nitwirare, ahubwo niwo munsi wo kuvoma imbaraga, niwo munsi yo gusaba Imana kugira ngo Imana iduhe guhagarara mu byiringiro bitajegajega no kwizera kutajegajega, kutareba kubigaragara, kutareba ku bantu n'ibintu, kureba kuri Yesu n'imbaraga ze nyinshi. Wanesheje urupfu na kuzimu, uwo niwe tukwiye guhanga amaso. Ntahinduka, ibihe birahinduka ariko we ntajya ahinduka. Haleluya. Nubona ibihe bihindutse umenye ko hariya ahari ntibyahindutse, biracyari bya bindi. Nubona ibihe bihindutse umenye ko ni imiterere y'isi, ariko rurema ahari ntabwo bijya bihinduka. Muri Israeli habaye amapfa mu gihe cya Eliya, ariko hariya mu ijuru nta mapfa abayo. Dieu est en dehors de toute conjoncture économique. Imana iri hanze, umviriza, Imana iri hanze yihindagurika y'ibihe. Imana iri hanze yihindagurika ry'abantu. Imana iri hanze yihindagurika y'ubukungu. Imana iri hanze ibyo byose. Na niyo mpamvu ifite ubushobozi. Na niyo mpamvu dushobora kwiringira mu gihe ibintu byose byahindutse, aho bitubwira ngo ntibishoboka, Imana ikaza ngo birashoboka. Uyu munsi hari abantu benshi batora baranyumva, ariko icyo mbabwira, iyi message nimushaka mu recording, kuko mu gihe kizaza muzayibuka. Muzibuka ko ntabwo François yaje kwigisha no kubwiriza nk'uko asanze abikora, ahubwo yatumwe gutegura ubwoko bw'Imana. Ibi mubifate kuko hari ibihe biri imbere aho aya magambo uzongera kuyibuka. Kuko abantu bibaza ngo ubuhanuzi ngo ni umuntu yikaraga, Uwiteka aravuze wowe, kuko twamenyereye bya byumba. Aba ntabwo bazi imikorere y'Umwuka Wera, kuko bya byumba mujyamo niyo mwandurira. Reka mbabazi ikintu kimwe. Hari abasaza bari bicayo, tubwira turangiza nyuma dusenge Imana idufashe. Wabyumvise? Hano hari abasaza bicaye n'abakuru ba Isirayeli. Umukuru muri bo yitwa Kayafa, yari umutambyi mukuru muri icyo gihe cya Yesu. Okay? Bafasha Yesu. None bakoze inama baravuga ukuntu uyo Yesu ariho arazana twavuga iki, ariho aragumura abantu, ariho arazana impagarara mu bantu, ateraza kuduteza Abaroma baturimbure, kuko Abaroma nibo bari bahatse isi icyo gihe. Ndashaka kubaza, ntibariho baraganira, hanyuma Bibiliya iravuga iki? Ngo noneho ngo Kayafa afata ijambo, ibi bijyane, abwira iyo nteko iraho. Umviriza, aravuga ngo ariko mwebwe ngo nimubona ko bikwiriye ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo ishanga ryose ririmbuke. Bibiliya ivuga ngo ibyo ntago yabivuze kubwe, ngo yari arahanura ko Yesu akwiye gupfa hanyuma abantu bakire. Wabise? Ese yabivuze yikaraga? Yarivuze yicugusa. Umenye ko rero Umwuka ntago avuga iteka ariko abantu bicugusa. Yabivugaga nk'uri waraganya mu nama, ariko biravuga ngo ni Umwuka Wera wamuvugiyemo. Wanyumvise?
nimba rero aya magambo wibaza ngo nayanjye, ibihe nibyo bizakwemeza ko atarayanjye. Mwabyumvise? Nimuzishuke. Iyo umuntu w'Imana ahagurutse nk'uku, uzajya umenya ko hari icyo Imana ishaka kukubwira. Haleluya. Ntabwo yigeze avuga ati ngiye Kayafa, tega amatwi. Ibyo ni by'abandi bari mu bintu by'imyuka bidafututse. Imana ishobora kuvuga yiganirira. Uzi Imana itamenya ati ari amagambo n'Imana. Nandi urindira hariya mu byuma ngo tega amatwi. N'agakobwa kafite ijwi rikiye bugufi kugira ngo bamenye ko ari Imana ikavugiramo, kahita gahindura urujwi kamera nk'urw'umusaza w'imyaka 80. Imana se kuvugana n'abantu ni ngombwa ihindura ijwi? Niko mwibaza? Imana si ishaka gukomeza wowe gute? Ishatse gukomeza ntiyaguterura. Irinda guhindura ijwi. Ishatse gukomeza wowe ire kuvanaho aho. Wabyumvise? Ikakuzamura kongeye kugaruka hano. Bati tega amatwi. Ntabwo Imana igutinya ngo irinde kwihinduranya, guhindura amajwi. Imana nta na kimwe ni l'absolu. Haleluya. Irihagije ubwayo. Ni twebwe tuba dushaka kwemeza abantu. Mwabyumvise? Tukambara ukuntu ngo twemeza abantu. Hariho abantu bavuga ngo bakwiye kwambara ikiniki ngo baprofetize. Ukibaza ko umwuka wera adepanda n'umwenda. Oya. Imana ni Imana. Ntabwo irinda kwidegiza muri iki. Imana irakubwira simplement. Ariko abantu ntabwo bamenya uko Imana ivuga. Kubera ko bari mu bintu by'idini. Murazi impamvu? No kubera ko kwa Satani niko bakora. Bya nyabingi. Bya bicuma. Kajwigira. Ni Imana iravuga ati kuki mujya kumviza abajwigira mu bicuma? Ngo muba simuri twabize kwa gatanu. Ngo mujya kumva abajwigira mu bicuma. Abazimu bakajwigira mu bicuma ngo mubaza iby'abazima. Kandi genda Imana nzima ndahari. Imana ihabwe cyubahiro. Kubera ko umwana w'umuntu nutajwigira ntabwo abyemera. Ntabwo azi ko Imana ni Imana ikora mu nzira ziciye bugufi cyane. Aho udashobora kwibaza. Reka ndangize kuri ibi. Imana yavuganye na Eliya guti Horebu. Ari mu rutare arindira Uwiteka. Eliya, kandi Eliya yari umuhanuzi w'Imana. Sibyo? Ngo haza imiriro. Paira twiga ati Uwiteka aje mu muriro. Imiriro irahita. Ntajwi ry'Imana. Haza imiyaga. Imiyaga isatura n'amabuye n'ibitare. Ati Uwiteka izi mbaraga nta wundi yazigira. Ni Imana. Ibyo byose bikanganye byaratambutse. Hanyuma bati none se Imana iraza gute? Kwinzira zose zananiranye. Ngo azakaya kayaga gatuje. Kahageze atangira kumva Uwiteka yivuga amazina. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Izo ni inzira zayo. Rero nawe iyi message no munsi nubwo idakanganye umenye ko ari ubuhanuzi. C'est une prophétie ça. Amen. Haleluya. Kuko Imana ifite inzira zayo. Ntabwo Imana yashatse kuvuga ngo umva ubuhanuzi bw'uno munsi. Oya. Imana yashatse kukubwira mu ijambo ryayo. Ariko akubwira ibintu bizaba. Ufite ubwenge niyumva icyo Umwuka abwira itorero. Dutangire twitegure. Duhagarare mu kwizera no kwiringira bishingiye kwicaye iburyo bw'Imana. Igihe nugera mu butayu uzamenya ukuntu byitwaramo. Ntuzaheranywe n'ubwoba no kwiheba. Ko mumvise ko mu butayu indirimbo zirakama. Indirimbo zirakama. Hano mufite zingahe? Mugira zingahe? Nyinshi. No kwijana. Tuvuge ko ari 100. Iyo ugeze mu butayu n'igitero kimwe cy'indirimbo imwe kirahanagurika. Kubera iki? Ngo ibitekerezo birisukiranya. Biva kuri se kibi.
ntabwo ngera gutekereza ngo byose biragenda n'amasengesho ngo arakama. Wabyumvise? Wabyumvise? Haleluya. Nashaka kurangiza kuri iki. Rimwe nari mu rugendo, haleluya, amen, muri Amerika, hanyuma mura n'ikibazo maze kubabwira inshuro nyinshi. Hanyuma hageraho noneho no gusenga birananira. Ngira gute? Nahise njya mu mashuka, muyoteraho narindi, ndifuka. Hanyuma mbwiye mu mutima, wa mutima nyine, ngira wa mutima nti, wa mutima wanjye iringira Imana. Aha tugeze rero nta wundi yatuvana, ega sije nyine nawe urimo. Hanyuma nsenga gutyo mu mutima, apana kuvuga gutya birakunanira. Niyo mpamvu izaburi ndayumva cyane. Hanyuma ndiyorosa mu hoteli, vuga ni icyampa Imana ime gusinzira. Nibura mu bitotsi mite ninjira muri deni de la réalité. Numva yuko wenda bya bindi ntago bigihari. Mere nka cya kinyoni cya Autriche gisha umutwe mu musenyi ngo abakirukanza bagiye. Hanyuma j'étais fatigué. Naisi ntanzira. Hanyuma ndakanguka. Nkangurwa niki? Nkangurwa na telefone imbwira igisubizo. Nari mu butayu. Indirimbo zara ngashaka kwibutsa bani neti ngo za ndirimbo za zindi hano baririmba sibyo ngo dabo uretse na dabo nagaci nakabuze. Iyi zaburi rero ndayizi cyane. Iyi situation batubwira hano yo butayu ndayizi. Indirimbo zirakama, amasengesho arakama, ukasigara usengesha umutima. Hanyuma Imana kubera yuko hari nako kantu ko gusengesha umutima, ako gusa niko kayikurura. Don't give up. Nturekure ntucike intege. Even though nubwo byaba the situation ibihe seems to be worse, bibasha kugaragara nkaho bimeze nabi, don't give up. were kurekura, were gucika intege. Why? Kubera iki? Because kubera ko our Lord Jesus Christ Yesu Kristo is seated on the throne. iteka ryose ari ku ntebe. Everything is under his feet. Buri kintu cyose kiri munsi y'ibirenge bye. Hallelujah. Hallelujah. Almighty God. Imana ikomeye. Satan is under his feet. Satani ari munsi y'ibirenge bye. Hallelujah. 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 Demons are under his feet. Abadayimoni bose bari munsi y'ibirenge bye. Darkness is under his feet. Umwijima wose uri munsi y'ibirenge bye. Don't give up. Were gusubira inyuma, were gucika intege. Jesus the same. Yesu Kristo ni wa wundi. Yesterday, ejo hashize, and today, uyu munsi, and forever. ndetse n'ejo hazaza. Almighty God. Imana ikomeye. Powerful Jesus. Yesu Kristo munyembaraga. Don't give up. Were gusubira inyuma, were gucika intege. Time will come. Ibihe bizaza. Time will come. Ibihe bizaza. Time will come. Ibihe bizaza. People will lose hope. Abantu bazatakaza ibyiringiro. But for you, ariko kuri wowe, for you, kuri wowe, our message today, ubutumwa bwiza bwa none, to you, kuri wowe, the message, ubutumwa bwa none, is the following. Nubu bukurikira. Don't give up. Were gusubira inyuma, were gucika intege. Fix your eyes on Jesus. Niba ko kuhanza amaso Yesu, because Jesus is the same. Kubera ko Yesu Kristo ni wa wundi.
He'll not forgotten you. ntabwo ashobora kukwibagirwa. He's the same. Ari wa wundi. Put your faith in him. Guhanga amaso we gusa. Trust in him. Shyira ibyiringiro byawe muri we. Jesus. Yesu Kristo. Jesus. Yesu. His word is true. Niwe nyirukuri. This word is true. Uri jambo ry'Imana ni ukuri. Jesus cannot lie. Ntabwo Yesu Kristo ashobora kubeshya. No. Oya. Keep your confession. Wowe rinda gusa ukwatura kwawe. Confess. Atura His word. Atura ijambo rye. Confess. Atura His promise. amasezerano ye. Confess. Atura His power. imbaraga ze. Confess. Atura His presence. ukubaho kwe. Confess. Atura. Hallelujah. Hallelujah. Amen. His victory. Atura intsinzi ye. Victory. Intsinzi ye. Over the devil. Hejuru y'abadayimoni. Over death. Hejuru y'urupfu. Because Jesus Kubera ko Yesu has overcome. arunesha. He has overcome the enemy. Aranesha iteka ryose umwanzi. Today it is easy Uyu munsi biroroshye to do so. kugira gutyo. But tomorrow, Ariko ejo only victorious people abantu bafite intsinzi will confess bazatura that Jesus ko Yesu never changed. atajya ahinduka. He never changed. Ntabwo ahinduka. Thank you. Ejo muzahagarara. Ejo muzahagarara. Nutatangira kubyitoza ubu bizakugora. Uyu munsi murakomezanya, ari gihe uzabura gukomeza. Uzatungwa n'ibyo washize muri store. Uzatungwa n'ibyo washize mu bubiko. Kuko nugukomeza nawe azabashaka kumukomeza. Ibi rero ubibike. Abarundi bavuga ngo ubibike muri ntibate. Ubibike muri store irinzwe neza. Uzaje wibuka ngo ibi nibyo François yavugaga, none bwa butayu mbugezemo, none mpagarare gute. Uzibuke aya magambo, uzamenye ngo wavanye Dawidi mu butayu niwe azabukuvanamo. Duhaguruke mugibavugiriza Imana piano, buri wese yisengere. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umubwire ko ari wazi byose. Umubwire ko ari wazi ibyatambutse, ibiriho n'ibizaba. Azagufata ukuboko mu bihe bikomeye. Azagufata ukuboko mu butayu. Umutima wawe ntuzaheranwe n'ubwoba, ntuzaheranwe no kwiheba. Uzahagarare nk'umuntu yamenye Imana. Uzahagarare nk'umuntu afite amateka y'Imana. Uzahagarare nk'umuntu azi ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ntuzahinyurwe n'ibihe. Ntuzahinyurwe n'ibihe. Uko uhagaze none uzahagarare muri ibyo bihe. Uba wenyine, uba hamwe n'abandi, uzahagarare nk'uwamenye Yesu Kristo. Zunamura amaso yanjye ku misozi. Ugutabarwa kwanjye kuzava he? Kuzava ku Uwiteka Nyiringabo waremye ijuru n'isi. Senga, bwira Imana, iragize ibihe biri imbere. Iragize Imana ibihe biri imbere. Iragize Imana ibihe biri imbere. Isi yinjiye mu bihe bikomeye. Iragize Imana ibihe biri imbere. Hallelujah. Niwe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Hallelujah. Yabanye na Dawidi mu butayu azabana nawe. Hallelujah. Yabanye na Eliya mu gihe cy'amapfa azabana nawe. Hallelujah. Ibisubizo ntago biri mu bantu no mu bintu. Ibisubizo gutabarwa kuri muri Yesu Kristo. Kuva yazutse mu bapfuye ari iburyo bw'Imana isumba byose. Yahaye gutwara abamarayika n'abanyabubasha. Ubutware bwose Yesu niwe ufite mu ijuru no mu isi n'ikuzimu. Abazamwiringira ntago bazakogwa n'isoni. Abazamwiringira ntago bazahebwa. Bazabona gutabarwa kw'Imana nzima. Abazamurindira mu bihe byose bazabona gutabarwa kw'Imana nzima. Hallelujah. Mwami, ndakweretse iri shanga ryawe, ndakweretse ubwoko bwawe. Ni wowe nyiri ibihe byose, niwe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Wabayeho byose bitarabaho, byose bizavaho, uzakomeza kuba ndiho.
ndakuragije mwami buri muntu wese mu iteraniro ryawe kugira ngo utangire kumuha kwiga kukwiringira, kwiga kukwizera, kwiga kukura amaso kubigaragara ukayashira kuri wowe. Umwigishe mwami ibyo wigishe Dawidi mu butayu. Ntabwo yaheranywe no kwiheba, ntabwo yaheranywe n'ubwoba yuko birangiye, ko atazongera kwinjira mu nzu yawe, ko atazongera kubona ibyiza byo mu nzu yawe, ko atazongera kuririmbana n'abera. Ariko yaravuze ngo umutima wanjye kubera iki wiheba, kubera iki impagarara? Tegereza Imana, iringira Imana, uzongera gushima Imana. Mwami buri muntu wese uri hano umukomeze kugira ngo ntazigere ahinyurwa n'ibihe. Ibihe mwami uko bizagenda kose ntazigere ahinyurwa, ntazigere ahinyuzwa n'ibihe, ntazigere mwami yagaragara ko atigeze amenya Imana. Ariko buri muntu wese mwami azahagarare nk'umuntu yakumenye, ahubwo azatume n'abandi benshi bazakomera kubwe. Mu izina rya Yesu, Mwuka Wera ndakweretse buri muntu wese uri hano, ubabarire intege nke zacu, ubabarire mwami ibitagenda, amaraso yatweze umwuka ubugingo n'imibiri yacu. Uyu munsi mwami duhinduke basha mu mwuka w'ubwenge bwacu kugira ngo dutangire kubaka confidence muri wowe, dutangire kubaka ukwizera kutajegajega, dutangire kubaka ibyiringiro bitajegajega. Ntabwo tuzi isi ayiragana n'ibitegereje, icyo tuzi ijambo ryawe rivuga n'impuguke z'isi yuko ibihe bikomeye biruhije biri imbere, isi igira yinjiremo. Reka mwami buri muntu wese uzamuhe guhagarara nk'intwari. Abadayimoni bazigire bamukoba bavuga ngo Imana yawe irihe, ahubwo Imana ye azayigaragaze, azayigaragaze kuba muzengurutse, azayigaragaze kuba azamumva, azayigaragaze aho azaba ari. Umuntu wawe ntuzafungwe, ahubwo azature ko Yesu ari ku ngoma, ko Yesu akwiye gutegeka kugeza abanzi be bose bazashigwa munsi y'ibirenge bye, kandi umwanzi wa nyuma ngo ni urupfu. Turizera mwami iryo jambo yuko ari ukuri. Urakoze rero. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bw'ibyiringiro, ubutumwa bwiza ni ubutumwa bw'ibyishimo, ubutumwa bwiza ni ubutumwa butugaragariza ko Emmanuel, Imana nzima, yaje kubana natwe. Imana iri kumwe natwe. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Emmanuel, Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo. Haleluya. Uri Emmanuel, uzakomeza kuba Emmanuel. Haleluya. Turaguha ishimwe n'icyubahiro, turakomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Shalom, muzagire icyumweru cyiza.